ariko reka twe kuvugaho ibintu byinshi. Abakunzi bacu nta kibazo mfitanye na Bishop, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Hey guys, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni Muravanete kuri channel yanyu Gafaranga na Murava. So turagarutse rero, ariko n'ubundi nta naho twagiye. Wenda dushobora kuba tumaze iminsi tutaboneka hano kuri kamera, ariko turahari. Ndashimye rero abantu bakomeje kudukurikirana, abantu bakomeje kudukunda, kuko ndabizi ko bahari, kandi hari abagiye batwandikira ama message narayabonye, yaba kuri Instagram, kuri Facebook. Hari abo nagiye nsubiza, hari abo ntarasubiza, hari abo nzasubiza. Yaba bantumye kuri Bishop, umuntu uwo ari we wese wagize icyo ambwira narakibonye, nubwo naba ntaragira icyo mbikora ariko narakibonye. Rero rimwe na rimwe hari igihe umuntu reka nizere ko umeze neza, nizere ko Imana ikikurinze ndetse ukiri amahoro. Uyu munsi mundeke ngaruke kuri iyi nkuru ya Gafaranga ndetse na Murava cyangwa se umudamu we. Ngira ngo bimaze gufata indi ntera. Mwese mwabonye ikiganiro Gafaranga cyasohotse kuri channel ya Gafaranga, ndetse mubona ikiganiro cya porodinzwe n'uwitwa umugore wa Gafaranga, ndetse banasezeranye imbere y'amategeko, bagasezerana, Imana ikabasanga, ndetse no mu mategeko y'u Rwanda tukabyumva tukabyubahiriza ko babaye umugore n'umugabo. Ejo bundi aha Gafaranga murabizi ko yari afunze, ndetse mwarabisobanukiwe cyatumye bamufunga, ariko afunze igihe cy'iminsi 30. Iminsi 30 niyo afunze. So njye rero ntabwo njya nkunda kuvuga umuntu ngo kuko habaye iki cyangwa se kuko hatabaye iki. Mwese murabizi, muri mwebwe bamwe murubatse, abandi wenda ntibubatse, tubana ku macano atandukanye, ariko birababaza, simpamya ko hari benshi bumva yuko umudamu wa Gafaranga ari we wafungishije Gafaranga. Muri iki kiganiro yabivuze ati, arongera asubiramo ati, njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye, ariko ndagira ngo mutondekere bamwe mu bantu bari gushyashyariza inkuru yuko uyu mudamu wa Gafaranga yaba afite aho ahuriye n'ifungwa rya Gafaranga. Ariko guys, ninde muntu wakishimira kuba umugabo we cyangwa se umutambukanyi we yaba mu gihome? Ninde muntu wabyishimira? Reka wenda tureke ibya Gafaranga. Ese wowe ari wowe wabyishimira? Wabyishimira? So ndagira ngo rero ibi tubikuremo urujijo, ndetse tunabifateho kimwe, tugere the same understanding. Mu by'ukuri umudamu wa Gafaranga hari benshi bari kumugendaho ngo asenye, ari nabo bari kugenda bavuga bati niwe wafungishije umugabo we. Ariko nimba kuko umugabo we yaramuhozaga ku nkeke, amategeko agakurikiza icyo yagombaga gukurikiza, ese uwo mudamu we yari kwemera akazajya kwicwa n'inkoni kugira ngo Gafaranga akomeze asavayivinge? Namwe muri abantu, kandi tugende tunaganira muri comment. Ari nkawe, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe akaba hari ibintu mutari guhuzaho, kandi ibyo bintu bikaba biri kuzana bimwe mu bintu bitari byiza. Muri ibyo bintu bitari byiza twavugamo nko
kuba mwarwana bihoraho cyangwa se kuba mwahuza mwahora mufatana amangume ku mangume. Ibyo bintu ntibyaba byiza ukiyambaza inzego zibishinzwe aho kugira ngo uzarinde ugwa mu maboko y'umuntu. Ega buriya inzego hari igihe ziza ibibazo bigakemuka abantu bagasubirana. Abantu benshi nabonye bari kuvuga ngo Gafaranga agiye gutandukana n'umugore we. Why people are talking like nonsense? Abantu bari kuvuga ibintu nk'ibyo ngo bagiye gutandukana, umanza batazi urugo ntabwo rwubakira ku kintu kimwe. Hari ibyabahuje bikomeye kurenza kiriya cyabaye. Mbese n'uyu mudamu yabaye imfura, yabaye umuntu ukomeye cyane. Ibi bintu yagopondati ni ukunda kuvuga ati data yarambwiye ngo nzaba umugabo. Uno mugore nawe yabaye umugabo, nubwo yabaye intwari. Ntabwo ashaka gusenya, ahubwo ashaka ikibazo gihari gikemuke. Guys, ntabwo nsanzwe nza kuri kamera cyangwa se ngo nze kwidarapo imbere y'abantu, but we must live in a conducive environment. Tugomba kuba ahantu hatekanye, ahantu hari sekurize, ahantu hari umutekano. Mwikumva yuko uyu mugore ari mu makosa ngo mureke Gafaranga. Mwikumva ko Gafaranga kuba yafungirwa amakosa ye uyu mugore yaba yarabigizemo uruhare. Umuntu agusanze uri ku muhanda uri gutaka abajura bakwibye, ese agutabaye babajura akabashyikiriza ababishoboye ngo babafate cyangwa se ngo bababaze impamvu, uwo muntu yaba akoze icyaha cyangwa se yaba anyujije ibintu aho byakabaye binyura? Reka aho ngaho twumvikane gato. Yewe ndagenda mbavangiramo bimwe mu biganiro by'uyu mudamu, ariko natwe tugerageze gutekerezamo ukuntu, tugerageze nibura twumve ko ibi bintu umudamu wa Gafaranga byamubayeho byigishe bamwe, ahubwo abagabo bari basanganywe ingeso nk'izi nabo bigireho. Ndaza kugenda nkomeza mpamagara amwe mu manimero kugira ngo turusheho no kugenda tugira understanding zigiye zitandukanye, ariko kugira ngo tubone umwanzuro w'iki kintu. It is nonsense kuba wahagarara hariya ukavuga ngo uyu mudamu wa Gafaranga yarakosheje kuba yageza umuntu imbere y'urukiko kubera ko yari ananiwe, umutima we wari ntabwo mbizi nimba ari we wajyanye ikirego, ndetse rwose nta naho nabibonye, ariko nimba ari nawe wakijyanye, n'undi wese yakijyana, cyane cyane ko burya umuntu murwana aba yanavaho akakugirira nabi, aba yavaho akagukomeretsa. So ntabwo ngiye kuzamuraga iminota ibe myinshi, ahubwo reka dukomeze kumva ukuri kurenza uko twagira impuhwe. Twumve ukuri, ahubwo uko kuri ariko gutuma tugira impuhwe, ariko twere kugira impuhwe ngo twirengagize ukuri. Reka twere kugira impuhwe ngo twirengagize ukuri, ahubwo twumve ukuri, uko kuri ariko kudutera kugira impuhwe. So njye nibyo nashakaga kuvuga. Nari mbonye ikiganiro ndavuga ni reka nanjye ngire something I can add something, ngire ikintu nanjye nongeraho. Dukomeze kwibanira neza Banyarwanda, Banyarwandakazi, mugire abagore, mugire abagabo, Imana ibishimire. Ndetse twarabanye, hari ibintu nkunda kuvuga, buriya kubana n'umuntu ni byiza, ariko biba byiza iyo mubanye neza.
tubane neza, dukomeza kwikandira aho ngaho kuri subscribe, dukomeze kwikandira aho ngaho kuri subscribe. Hano muri uku kwezi ndashaka twuzuze 5,000. Njyewe nibyo nshyize imbere y'Imana, ibindi abandi babishaka bazabisange iyo biri, ariko njyewe bantu banjye twiyuzurize 5,000, ubundi turebe uko duhashya abanzi. Sibyo nkandiraho kora subscribe. I love you so much, my God, my fans, my friend, my lovers, my big energy, my support, my help, my viewers, my audience. I love you so much. I love you so much. I love you so much. Keep turning. Thank you.